Wiriwe nyakubahwa Rugagi. Mwiriwe neza Scovia. Yes. Twemereye abantu bari hano ko tugiye kuganira tukibaza ku bibazo abantu bafiteho amatsiko tutagiye kubanza kuvuga ku byabanje kuko ibyabanje buri umwe yavuze uko yumva ibintu mu buryo byakirwa mu buryo buri umwe yabyakiriye uko abishaka ariko njye nawe ndagira ngo tuvuge ku birimo kuvugwa ubu nonaha ku bibazo bibaza. Yego. Njyewe Scovia navuze ko utagira urusengero mu Rwanda rukora uyu munsi. Yego. Nyakubahwa Rugagi, hari urwo ufite rukora cyangwa ntarwo? Inspection zabayeho ntabwo ari ku rusengero rwa Redeemed, hafunze insengero 9,840. Nyakubahwa, ikibazo cyanjye cyabazaga kuri wowe, ntabwo ikibazo kivuga ku madini mu Rwanda, kirabaza wowe kuko niwe navuzeho kandi niwe twavugagaho hano. Bikoroheye wasubiza ku kibazo cyawe aho gusubiza ku zindi nsengero, ariko niba iyo nzira uciye ari iri bukugezeyo go ahead. No, navugaga muri rusange kuko byabaye muri rusange. Nge ndabaza kuri wowe, hari urusengero ufite mu Rwanda rukora? I Rwamagana. Okay. Wowe ubwawe uri ku kinyamakuru Igihe wavuze ko nta ruteraniro ufite, nta rusengero ufite rukora, ariko ufite ibyo ukora. Mfite inkuru y'ikinyamakuru Igihe, keretse niba wenda umunyamakuru nawe yakubeshyeye. Yego. Bavuga ko nta rusengero ufite mu Rwanda rukora. Yambajije aho nyobora, aho ndi jewe. Aho jewe ndi, ntabwo yavuze ishami cyangwa ikindi, yavuze ngo ubu ngubu wowe uyobora uri hehe, urimo kuyobora hehe? Wamushubije ngo iki? Namushubije ntaho mfite ndi kuyobora, naho nayoboraga mu Ruhango. Reka nkusomere abantu bari ku Gihe barebe ku kijyanye. Nta rusengero na rumwe isigaranyaho abantu bashobora hano ku gika cyanditse ngo imodoka ya miliyoni 280 francs. Bishop Rugagi cyo hepfo bagize bati kugeza ubu bavuga itorero ryawe ryatangiye 92. Baragira nta rusengero na rumwe isigaranyaho abantu bashobora guteranira imbonankubone ku rwego nubwo ni inkuru yanditswe kugengera ngo wenda abayitegereye baraza kuyireba. Wowe ntaho uyobora icyo bivuga? Yego, jewe naho ufite nyobora. Ikibazo cya kabiri nabazaga cyo nibajije kuvuga ko udafite urusengero uyobora mu Rwanda, narabeshye cyangwa simbeshye? Ndi umuvugizi w'amatorero ya Redeemed Gospel Church mu Rwanda. Nshobora gusura itorero aho riri rikorera nk'uko nasuraga mu Ruhango, nk'uko nasuye Rwamagana, ariko jewe nkaba ndi Kigali. Wowe nta torero uyoboye, wowe ushinzwe gusura amatorero? Ndi umuvugizi w'itorero Redeemed Gospel Church ryemewe n'amategeko. Icya kabiri ya Repubulika y'u Rwanda. Urusengero rwo mu Ruhango se ruturanye n'akabari hejuru ukahagira rogi cyangwa ntabyo? Twari dufite urusengero rwubatse rutujuje ibisabwa. Hanyuma urwo rusengero dukora igishushanyo mbonera, akarere karavuga ngo rero ibyaba byiza ko mwubaka neza hariya bigendanye n'icyerekezo. Tujya kwifashisha ahantu bambwira ko bahabonye, ndababwira bahafate, banyohereza amafoto, mbohereza twicara nka board y'itorero administration, tubohereza amafaranga yo kuhishyura, noneho kugira ngo babe bahari nk'abakristo bafite encadrement hariya, hanyuma natwe tutangire kubaka nk'uko akarere kabidusabye, kabifitemo inshingano n'icyo gishushanyo kiri mu karere ka Ruhango. Nyakubahwa umuvugizi w'iri torero, nabazaga urusengero rwanyaho rukorera ruturanye n'akabari kagira rogi? Ntabwo jewe mbizi iby'akabare na rogi. Iyo nza kuba ari jewe uhatuye cyangwa se uhashumbye kuko afite umushumba waho, bivuga ngo bashakagaho kwifashisha kugira ngo babe bahateranira, hanyuma dutangire twubake mu kibanza cyacu itorero rya Redeemed Gospel Church.
ni ukuvuga ngo nubwo uri umuvugizi ariko ntufite amakuru y'insengero zose. mfite abama makuru aribo bayoboye ukwihangana Innocent niwe uyoboye itorero rya Ruhango. Ni ukuvuga ngo niwe ugomba kumpa amakuru natwe tugashyira mu bikorwa byihutirwa kugira ngo tuzuze inshingano z'ibyo dusabwa. Ujya mu kiganiro se ukavuga ko navuze ibyo ntahagazeho nk'umunyamakuru, wari wamubajije akubwira ko nta bihari cyangwa bihari? Nuko bavuze ko mfite inyubako yanjye bwite Muhanga, inyubako yanjye bwite Muhanga, noneho jyewe nkakodesha amaroji, nkakodesha n'akabare, nkakodesha n'urusengero. Icyo kintu nicyo navuguruje, navuze nta nyubako ngira yanjye bwite, nta UPI mfite Muhanga, nta nyubako mfite Muhanga, nta n'ahantu nkodesha ibara cyangwa se nkodesha amaroji, nta n'ahamwe. Ariko nyine urusengero rwa Ruhango ruturanye n'akabari na ntuza. Reka rero ngiye nguha amakuru ko n'amafoto ngira ngo kuri iyi space ariho. Icyapa cy'urusengero rwawe kiri munsi ya bogi. Ubutaha undi munyamakuru nakubaza bizagufashe kugira ngo ubizi. Hanyuma ahandi bituranye hari akabari, niba mbazemera ko mwongera gukoreramo kuko barahafunze kugeza ubu. Icyo wenda katukigiye, ubwo ni amakuru nguhaye ubutari uyafite n'ibyiza. Icya kabiri nashakaga kukubaza, navuze ku modoka Range Rover. Yego. Modoka Range Rover wavuze 2017 ibuka umunsi. Yego. Andikwa no ku kinyamakuru Igihe n'uyu munsi wasubiyemo. Iyo muri Canada cyangwa ni i Kigali? Iya 2017 niyo muri Kigali, iyo mfite niyo muri Canada. Iya 2017 niho nibazaga ngo waguze ute imodoka. Jewe sinzi imodoka kuko ntago natunga imodoka zihenze gutyo, ariko naragumagana kuko genda umunyamakuru n'amakuru nahawe. Waguze Range Rover ukodesha mu Gisare, u Rwanda rwari rwabahagaritsemo n'ubundi gukoreramo mu 2017. nta modoka mbigufashemo, wenda nk'uko wavuze ko uri umunyamakuru, nta modoka nigeze ngura. Range Rover bayiguhereye iki? Warayitomboye? Wayihawe n'umuvandimwe? Byagenze bite? Kubera ko wenda turi hano biba na byiza kugira ngo urujijo ruveho. Iya 2017 ni nayo mpamvu buryo yubajije umuntu uba ufite amakuru yumvaho ya nyayo. Natanze imodoka yanjye ya V6 Montero nyiha umuntu w'umubishop witwa Caleb ufite itorero i Kinshasa. Maze kuyimuha iyo Montero Pajero nari mfite, niyo modoka nari mfite, hari hicaye nari nabatumiye ari batandatu. Range Rover ntabwo ariyo modoka nahisemo, nta nubwo ari imodoka nifuzaga, nta nubwo ari imodoka nashakaga. Range Rover yaje mu Insanze tariki 7 z'ukwezi kwa 7 2017, ari na surprise yabayeho. Icyo gihe Père Spirituel Archbishop yarari hano i Kigali, hari igiterane cyari cyahuriwemo n'abandi bakubashumba bavuye mu mahanga. Nicaye muri biro, Archbishop ari muri hotel ari uza kubwiriza uwo munsi, iyo modoka niyo yagiye kumuzana. Imodoka imaze kumuzana aho ngaho nibwo nta nubwo iyo modoka ya 2017 irenze miliyoni 25. Range Rover igura munsi ya miliyoni 25? Ni igihe ubikubwiye ukuri, si ukuri se wifuzaga ko mbigusobanurira? Niyo mpamvu nimbo mbaza. Range Rover akuguriye cyangwa baguhaye iri munsi ya 20 ingana miliyoni 25. Range Rover y'umwaka wa 2000 yakozwe mu 2007. Ni izina gusa, wenda iyo ndimo kuvuga ya 2014 wavugaga ya miliyoni 200. Mfite abayiguze barahari, aho yavuye harahari, ikintu cyose ukeneye kumenya ukuri kwacyo. Kuki bayiguhaye? Nuko bamana isaha, nuko bamana ikindi kintu, ntawe nigeze saba, ntawe nigeze